Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze bifuze kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki enye z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 turagarutse muri studio tugiye kureba rero amakuru agezweho mw'abantu mwe kugeza kuri saa cyangwa se kugeza kuri iki gicamunsi. Amakuru aturuka ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Autoproclamé Foka Mike wa Wazalendo yatangaje yuko badateze gusubira inyuma kugeza muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse yerekana itsinda rikomeye cyane kuri ngubu barimo gukorana. Ni mu gihe kandi Kavumu ari kuvugwa amakuru atari meza dore ko iki gice gikomeje kurangwamo ibisasu. Naho kandi kuri ngubu Joseph Kabila uyu wahoze ari perezida w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babidatsinze ashobora gutabwa muri yombi. Turerekeza Katana ari kuvugwa amakuru akomeye cyane ndetse no mu bice bya Rwiro. Turaza kureba rero amakuru ari guturuka kugeza maginga ngaya no mu bindi bice bigiye bitandukanye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabanza rero kwibutsa abantu mudukurikirana kubanza gukanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo tubashe kurushaho kugenda tubana muri aya makuru n'ibiganiro dore ko tubafite n'andi makuru agiye atandukanye mu bice bigiye bitandukanye ari kuvuga hano mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntucikwe rero, urasabwa gukurikirana akantu ku kandi kugira ngo wumve uko ibintu byifashe hano mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru mw'abantu mwe kuko ibintu bisa naho byakomeje kugenda bindura isura. Tumwe mu duce tugiye dutandukanye turavugwamo ubugizi bwa nabi by'umwihariko harimo nk'ibice bigenzurwa na FC23 byakomeje kugenda bivugwamo bene ibyo bikorwa. Gusa nanone abarwanyi ba FC23 bakaba batangaje ko ibyo bikorwa bitari gukorwa nabo ahubwo biri gukorwa na FDLR bari mu babarizwa muri pariki ya Virunga. Ubwo nabyo turaza kugenda tubigarukaho turareba kandi ibiri gutangazwa n'abarwanyi mutwe twaje intwaro wa 23 kugeza uyu munsi. Ayo makuru yose rero ni amwe mu yo tugiye kuba twagarukaho. Icyo usabwa rero nta kindi no kudukurikirana kugira ngo wumve uko ibintu byifashe. Aha ni muri Kivu y'Amajyepfo rero kuri uyu munsi wa none tariki enye Gicurasi. Amakuru ariyo nuko abaturage benshi cyane bakomeje kugenda barangwa n'ubwoba budasanzwe. Ibi ngo biri guterwa mu by'ukuri n'ibikorwa biri kuba muri aka gace aho bivugwa yuko ngo hari kugaragara ibisasu bikomeye cyane bikekwa ko byatezwe n'abarwanyi ba FC23 kuko bivuga ko atari ibisasu bisanzwe bikoreshwa n'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa cyakoza aya makuru nubwo mu by'ukuri aje avuga gutya kuva mu minsi yashize hari mu by'ukuri iturika rihambaye ryagiye ribaho ndetse iryo turika ryabayeho abo muri mu by'ukuri abo muri M23 batangaje ko nabo ahubwo ari ibisasu baturitsaga by'igisirikare cya Leta ya Kongo byari biri muri utwo duce. Gusa kugeza kuri ubu ngubu rero ibyo biri kubangamira abaturage kuko abenshi batangiye kugira ubwoba bitewe n'iturika ry'ibisasu rikomeje kugenda ribaho ndetse n'ibiri kugenda binagaragara no mu mirima igiye itandukanye y'abahinzi aho bavuga ko ibikorwa nk'ibi ngibi mu by'ukuri byakabaye bitakirimo kubarizwa muri utu duce. Hanyuma rero mu by'ukuri hari andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuri inshuro naho turaza kwerekeza mbabwire uko byifashe nyuma y'uko nyine Kavumu bimeze gutyo wumva abaturage bakomeje kugenda bagira ubwoba kubera ibisasu kuri ngo biri kuvugwa muri iki gice cya Kavumu habarizwa n'ikibuga cy'indege ndetse Kavumu yamaze kuba kuri ubu ngubu yashyirwa mu cyo nakwita nk'igico cya Wazalendo. Biravuga ko rero kugeza kuri ubu ngubu muri Nyiragongo ho muri Bukumu mu by'ukuri abarwanyi ba FC23 bongeye gukusanya urubyiruko rwinshi cyane ndetse bikaba byagizwemo uruhare n'umuyobozi wa gakondo wo muri aka gace usanzwe ukorana na FC23 nawe akaba yakoranye rero n'izi nyeshyamba ahangaha Bukumu muri teritwari ya Nyiragongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Abangaba rero ngo bakaba bakusanyijwe bakaba bagiye koherezwa muri Cyanzu centre ya FC23 itangirwamo imyitozo nk'uko bivugwa. Abasivili rero bafashwe akaba mu by'ukuri harimo urubyiruko ndetse
bikaba byagaragaye yuko ari benshi cyane bakomeje kugenda bafatwa ngo bajye guhabwa imyitozo ya gisirikare muri kampu ya Cyanzu ikoreshwa nyine n'abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa 23. Ngira ngo ifoto yabo turaza kuyishyira muri groupe yacu ya WhatsApp, ndetse igaragaza rwose ko hari n'abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa 23 bagize uruhare muri icyo gikorwa. Benshi rero mu babyeyi baba bana ndetse na benshi mu rubyiruko rwo muri utu duce bakomeje kugenda bamagana ibi bikorwa biri gukorwa n'abarwanyi ba FC23, dore ko bivugwa ko abajyanwa muri uyu mutwe witwaje intwaro wa 23 ngo birimo birakorwa ku gahato, ndetse abenshi bagiye bavuga ko ari nayo ntandaro yo kuba hari abarwanyi benshi cyane muri iyi minsi bakomeje kugenda bagaragara bava mu byabo, bava muri FC23 bahunga, kuko byakomeje kuvugwa ko abagera ku 2500 mu minsi mikeya itambutse bavuye muri umutwe wa 23, harimo basubiye mu buzima busanzwe, harimo bagiye muri Wazalendo, ndetse abandi barahunga rero kubera gutinya ndetse no kugira ubwoba ko bashobora kuba bagirirwa nabi. Abangaba rero nabandi bashya bagaragaye, abagera kuri hafi 250 rero hano muri Bukumu ho muri teritwari ya Nyiragongo, bakaba bakusanyijwe. Ubu rero bikavuga ko bamaze no kugerayo rwose, biravuga ko baba bamaze no kugera hano muri utu duce centre ya Cyanzu, dore ko byari biteganyijwe ko ariho bagombaga kuba boherezwa kugira ngo batangire guhabwa imyitozo, nk'uko aya makuru arushaho kugenda bitugaragariza cyangwa se abivuga. Si byo gusa kandi biravugwa ko kugeza kuri ubu ngubu hari amakuru avuga yuko abarwanyi 3 ba FC23 mu by'ukuri ngo baje kuba bafatwa n'igisirikare cya leta Kongo FARDC ho muri Rwiru, niyo bafatiwe muri Katana, nk'uko aya makuru aturuka ku ruhande rw'igisirikare cya leta Kongo FARDC abivuga. Ibi rero ngo bikaba bigaragaza ko abarwanyi ba FC23 bakomeje kwagura ibikorwa byabo, ndetse ngo ibi akenshi bikaba bikorwa aho FC23 muri bimwe mu bice ibikomeje kugenda yaguramo mu by'ukuri abarwanyi bayo igenda ikahungabanya umutekano. Bivuga ko rero aba bafashwe bashaka kuba bari bagambiriye nyine bene ibyo bikorwa, gusa ntago ayo makuru nyine yagize yemezwa niba koko ari byo bari bagambiriye. FC23 ntakiratangaza ku makuru avuga ko hari abarwanyi bayo bafatiwe muri utwo duce. Hanyuma rero mu yandi makuru nk'uko natangiye mbikubwira, Wazalendo abakorana n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaje ku mugaragaro yuko mu by'ukuri badateze gusubira inyuma. General Topokrame Muzalendo Albert Fokamaike Marhula, uyu yamaze gutangaza yuko we n'abarwanyi bakorana mu by'ukuri bagiye banakorana no kuva mu myaka yashize kugeza na n'uyu munsi badateze guhagarara, aho yatanze ubutumwa bukomeye cyane. Uyu Albert Fokamaike avuga ko mu by'ukuri bagomba kugera kuri finale y'urugamba cyangwa se bagomba kurwana mpaka batsinze, aho yavuze yuko muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ndetse n'utundi duce rusange twose bagomba kuba mu by'ukuri batubohora cyangwa se badukura mu maboko y'inyeshyamba. Yavuze ko biri muri iki gihe bigoye cyane, ariko kandi avuga ko mu by'ukuri bari mu bahisemo kubangamira cyangwa se kuba inzozi mbi z'umwanzi w'igihugu cyabo. Yavuze kandi ko mu by'ukuri hejuru ibyo byose mu by'ukuri hari ubuhamya bugaragara ndetse n'ibimenyetso bigaragara biherekejwe n'umurava wabo barwanana cyangwa se w'abenegihugu. Nk'umusirikare rero w'abaturage ba Kongo aravuga ko kuri ubu ngubu bafashe umwanzuro bashikamye kandi bafite imbaraga, yewe kandi nta kindi kintu kigomba kuba cyabakoma mu nkokora. Uyu nguyu rero akavuga ati abakongomani bose bagomba kuba intwari bakaza tugafatanya mu guhagarika ibi bikorwa, ndetse ati nta numwe ukwiye kuba ikigwari cyangwa se ukwiye kugaragaza ubugwari. Ati mu by'ukuri arashishikariza rero we na bagenzi be ko mu by'ukuri bakomeza kugira imbaraga n'umuhate byo gukomeza kugaba ibyo bitero. Ibi rero bigarutseho mu gihe kuri ubu ngubu Wazalendo ndetse na FC23 bakomeje kugenda bavugwa mu mirwano mu bice bigiye bitandukanye, muri Kivu y'Amajyepfo abe muri Kivu y'Amajyaruguru. Hakomeje kugenda humvikana rero imirwano ihuza izi mpande zombi, yewe n'igihe FARDC iba yavuye mu mirwano, Wazalendo bakomeje kugaragaza ndetse no gushimangira ko bo kabisa baba bakiri ku bijyanye n'urugamba cyangwa se baba bakiteguye kuba
bahangana n'umutwe wa 23. Ubu biravuga ko abenshi muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi umunsi ku wundi humvikana ibitero, dore ko imirwano iherutse kumvikana n'iyumvikanye aho bita Rushoga ho muri teritwari ya Masisi. Ubwo mu by'ukuri amakuru aturukaga muri ako gace yavugaga cyangwa se yemezaga ko mu by'ukuri ihangana ryabereye aho ngaho ritari risanzwe. Wazarendo bari bamaze kongera ikintu bita imbaraga zikomeye cyane. Kuri ubu rero bakaba bamaze kuvuga yuko badateze guhagara ndetse no gucika intege, ni nyuma yuko banigaragaje cyane ho muri Kavumo, duce turimo Mbayo Miti, ngira ngo mwumvishe ko mu minsi yashize bari kubarizwamo ndetse bazengurutse utu duce bagaragaza n'amavideo bari muri utwo duce two muri Kavumo. Hanyuma rero bakaba nyuma yo kugaragara muri ubwo buryo bavuze bati mwitegure n'ahandi muri Kivu y'Amajyaruguru turaje rwose ati duhagarike mu by'ukuri aba barwanyi ati turaje duhagarike bene abo ngabo bari kugira ibikorwa bitari byiza nyine byo kurenga cyangwa se byo kuvogera igihugu kugeza kuri ubu ngubu. Biravuga ko rero ibibazo by'umutekano muke byakomeje kugenda birangwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byatembagaje ku buryo budasanzwe ubukungu mu by'ukuri ubukungu bw'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, kandi koko byanze bikunze ibi byagombaga kubaho kubera ko abaturage bamaze igihe mu by'ukuri imirimo yabo yarahagaze, abahinzi, abacuruzi, abakoreraga leta ndetse n'indi mirimo igiye itandukanye. Usibye no kuba hari abaturage bagiye bahunga kugeza kuri ubu ngubu, hari bamwe mu by'ukuri babashije kwitaba Imana ndetse bigira ingaruka zikomeye cyane ubundi ku bukungu. Ubu rero raporo yashyizwe ahagaragara igaragaza ko bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke cyakomeje kugenda kirangwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, bijyanye n'ubukungu bwaho bwahungabanye ku buryo budasanzwe, ndetse bavuga ko kandi mu bigaragara ibi ngibi bidateze guhagarara vuba. Hakiri urugendo rurerure rwo kugira ngo habeho kuziba icyo cyuho mu by'ukuri cyo kuba ubukungu bw'igihugu muri utu duce mu by'ukuri bwarahungabanye ku buryo bukomeye cyane cyangwa se ku buryo buteye ubwoba. Aya makuru rero aravuga ko ni raporo nshya yasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ANC, ifatanyije n'icyo bita Pronanti ndetse na PAM, aho igaragaza ko intara za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ari zimwe mu zibasiwe cyane n'ubukene bukabije kandi burambye, ariko ibyo mu by'ukuri bikaba bivuga ko ngo byaturutse ku bibazo bikomeye cyane by'umutekano mukeya byakomeje kugenda nyine by'ihungabana ry'umutekano byakomeje kugenda birangwa muri izi ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Iyi raporo yitwa Approach conçue pour la évaluation de la sécurité alimentaire et de la nutrition, yakozwe isuzuma uko ubukungu bw'imiryango buhagaze n'itandukaniro riri hagati y'intara zitandukanye. Yerekanye ko hari ubusumbane bukomeye mu rwego rw'ubukire, aho intara zo mu burasirazuba ndetse no hagati mu gihugu zifite ubukene buri ku rwego rwo hejuru cyane kurusha utundi duce twa mu gihugu, ndetse unagereranyije n'uko iterambere ryaho rigenda. Muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ngo hamaze imyaka myinshi hugarijwe n'umutekano muke. Imibare igaragaza ko 87.7% by'imiryango yo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na 73.6% by'imiryango yo muri Kivu y'Amajyaruguru biri mu cyiciro cy'abakene kurusha abandi, icyo bita K1. Ibi bivuze ko igice kinini cy'abaturage b'izo ntara kibayeho mu buzima bugoye cyane. Ku rundi ruhande, intara ya Mai Ndombe yo igaragara nk'ifite abaturage benshi bafite ubuzima bwisumbuyeho, aho 43% n'igice kimwe by'imiryango iri mu cyiciro cy'abifite neza, ni ukuvuga K5. Ibi bisobanurwa nuko bafite ibikoresho bihagije naho bakora serivisi z'ingenzi mu buryo bworoshye. Bikagaragaza ko iyi ntara ya Mai Ndombe yo mu by'ukuri ubukungu bwayo bwifashe neza, ariko Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ho bikaba mu by'ukuri bigaragara ko imibare mu by'ukuri ku bijyanye n'ubukungu bw'abaturage cyangwa se imiryango muri rusange bitifashe neza. Raporo inagaragaza ko uburezi bufite uruhare rukomeye mu kurwanya ubukene mu miryango ikize cyane, iri ku kigero nyine cya K5, kubera ko 7.5% gusa niyo
itarize, mu gihe mu miryango ikennye cyane nuvuga K1 abagera kuri 37.5% badafite ubure ndetse na buke cyangwa se batigeze banyuzwa mu ishuri. Bikavuga ko rero uburezi bigaragara ko ari intandaro y'ubukungu ndetse no gutera imbere kuri bamwe mu bice nyine n'ubundi biteye imbere, ariko mu bice bikennye muri izo ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bikavuga ko intandaro yo kuba mu by'ukuri n'ubukene bukabije nuko n'uburezi budahari, kuko 37.5% badafite rwose ngo ikijyanye n'ireme ry'uburezi. Urumva ko ikinyuranyo kirimo mu bakire bakaba bari kuri 7.5%. urumva ko ni imibare ihanitse cyane. Ibi byose rero ngo byerekana ko ubukene muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari ukubura amafaranga gusa, ahubwo ari ihuriro ry'ibibazo byinshi: gutura mu nzu zidakomeye, kubura isuku n'isukura ndetse no gukoresha ingufu gakondo nk'inkwi. Ibi bituma imiryango itabasha kwiteza imbere cyangwa kwita ku mirire myiza y'abayigize, bityo bigakomeza guteza ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa bihagije. Muri rusange, raporo igaragaza ko hakenewe ingamba zihamye zigamije kuzamura imibereho y'abaturage, cyane cyane mu turere twibasiwe n'ubukene bukabije, harimo nko gukangura imyumvire y'abaturage, ni ukuvuga kubigisha uburyo bwo kwiteza imbere ndetse n'uburyo bwo gukomeza kubaho neza, kuko baravuga bati hari n'ikibazo cy'imyumvire. Mu by'ukuri ntabwo ibibazo biri inyuma y'ubu bukene ngo ntabwo biri gusa ku bijyanye no kuba hari ibura ry'amafaranga, hari n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragazwa nk'ibyamaze kuba intandaro y'ubukene bukabije bukomeje kugaragara hano mu ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Akaba rero hari kubaho ko leta isaba abafashamyumvire mu bijyanye no kwiteza imbere cyangwa se mu bijyanye n'ubukungu ko bagera muri utu duce, hanyuma bagafasha abaturage kumvikanisha uburyo bwo kwiteza imbere, kugira ngo mu minsi iri imbere cyangwa se mu minsi igiye kuza bazabashe kuba mu by'ukuri bakorana neza n'aba baturage batuye aho ngaho rero muri utwo duce. Ngira ngo urumva mw'abantu mwe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze kugeza na n'uyu munsi cyangwa se kugeza na magingo aya ngaya. Abaturage rero bakaba bavuga bati ikibazo kiriho cyangwa se impamvu iri kubitera kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza uyu munsi nta yindi, ni ikibazo cy'umutekano muke cyakomeje kugenda kigaragara cyangwa se kirangwa mu duce tugiye dutandukanye. Hanyuma rero ibibazo by'umutekano byo biracyakomeje kugaragara mu duce tugiye dutandukanye ho muri Kivu y'Amajyaruguru, ko kugeza kuri ubu ngubu biravugwa ko muri Warikare hari kuvugwa amakuru akomeye cyane. Ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ngo habonetse ibisasu byo mu bwoko bwa RPG-60 bidaturitse, aho habonetse mu mirima mu duce twa Kembe mu mudugudu wa Poto hafi ya Ruvungi. Ibi ngo byabaye rero kuwa gatandatu tariki 2 Gicurasi, bituma hatangazwa impamvu z'umutekano cyangwa se hashyirwaho ko utwo duce tugomba kurindirwa umutekano, ndetse banakangura abaturage kwitondera ibintu batazi. Ibi rero urumva ko bimeze nk'ibyagaragaye Kavumu, nk'uko byatangajwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kugenzura intwaro n'izoroheje ishami rya Warikare. Ngo iki gisasu cyabonwe n'abaturage bari mu murima, kikaba ari icyari cyaratawe ariko ntigiturike mu mirwano yabaye mbere hagati y'abarwanyi ba VDP Wazalendo ndetse n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 muri ako gace. Abashinzwe umutekano baraburira abaturage kwitonda, cyane cyane abahinzi, abahigi, abacukura amabuye y'agaciro n'abakora mu mashyamba, kuko bakunze kugira mu bice bishobora kuba birimo ibisigisigi by'intambara, no kuvuga nyine bene ibyo bisasu, kandi bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Uyu muyobozi w'iri tsinda muri Warikare, Clement Ndore Kabuya, yasabye abaturage kudakora ku kintu cyose bakeka ko hari igisasu cyangwa ikindi kintu giteye inkeke, ahubwo bakihutira kubimenyesha inzego zibishinzwe. Yagaragaje kandi impungenge ko hashobora kuba hakiri ibindi bisasu bitaraturika muri ako gace. Iyi mpuruza ije mu gihe mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje kugaragaramo ibisigisigi by'intambara bishobora guteza ibyago bikomeye. Banibukije urugero ruheruka kuba ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo, aho igisasu cyaturutse gikurikiye gukinwa nacyo kikica abantu mu by'ukuri, mu gihe hategerejwe inzego kabuhariwe mu gukuraho ibisasu. Iri tsinda rero rikomeje gukurikirana iki kibazo kandi barasaba abaturage kubahiriza amabwiriza y'umutekano kugira ngo birinde impanuka. Basabye rero abaturage hano muri Warikare
kwitonda kugira ngo mu by'ukuri batazaba nk'abo muri Kavumu, mu by'ukuri bakareka gukina nyine n'ibyo bintu by'ibiturika cyangwa se ibyo biboneye byose, kuko bishoboka ko byabagiraho ingaruka zidasanzwe cyangwa se ingaruka zikomeye cyane. Bavuga bati mwitondere ibyo bintu kuko bishobora kuba byabateza ibibazo bikomeye. Nguko rero uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye byaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Murabyumvishe rero ibyatangajwe na Wazalendo ndetse n'ibyavuzwe n'itsinda nyine rishinzwe gutegura ibisasu, aho bavuze ko bakangurira abaturage bari mu bice bigiye bitandukanye byakunze kubamo intambara ndetse n'imirwano ko bakwiye kwitonda ko bakora ikintu ku kintu icyo ari cyo cyose babonye, kuko ushobora gusanga ari ibisasu. Ubwo abadukurikirana bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero murabyumva ko mukwiye kuba mwakwitonda rero. Hanyuma rero reka mbabwire ntituraza gusura mu masaha ari imbere, aho turaza kuba tureba rero n'andi makuru akomeye cyane arabagezweho kuri mikoro ngena Bosco in Region Info. Mugire ibihe byiza, Imana n'imigisha bikomeze kugenda byibanira namwe. Turasubira. Ciao ciao, hasta la vista.